byananiranye aba ari byo banzanira. Ubwo rero ubwo buhanuzi bugaruka kuri Tisiye. Imana yo mu ijuru irambwira ngo uburwayi arwaye si ubwo gusengerwa, ahubwo uburwayi arwaye buri mu miti yakozwe n'abahanga bakora imiti n'abadogiteri bashinzwe gukurikirana ubuzima bwa muntu. Imana irambwira ngo asabwa gukundwa urukundo rutuma abantu bitanga bakamuvuza, kuko igisubizo cyo gukira kwa Tisiye kiri mu Buhinde. Imana irambwira ngo Mwuka Wera butatu butagatifu, Imana gutaha no kubaho ntacyo bibwiye, kuko Tisiye yataha hakagira abandi isimbuza Tisiye. Gutaha kwa Tisiye ni inyungu z'Imana kuko yaba yejeje uwayo atashye, ariko twe ni igihombo mu isi. Mwuka w'Imana rero ari we twasigiwe nk'umufasha ku bwa Yesu Kristo waducunguye. Uwo ni ujya mu ijuru akareba imyanzuro yafashe akaza akayiduha, akareba imyanzuro yafatiwe kwa Satani mu bwami satanike akaza akaduha amakuru, akaza akareba uko turi mu isi akaduha amakuru. Uwo Mwuka Wera rero twasigiwe nk'umufasha yaragiye ajya mu ijuru areba umwanzuro wafashwe, arambwira ngo mu ijuru hafashwe umwanzuro w'uko aba bantu babeshye Tisiye ko bamukunda. Iri torero yavukiyemo rikamurira rikamukuza rya ADEPR, ngo Tisiye ari mu maboko y'abamubwiye ko bamukunda, n'iri torero ryamubyaye rikamurera, ngo mu gihe badahagurutse ngo bamuvuze. Mwuka w'Imana arambwira ngo ijuru ryamaze kwanzura kumucyura muri uku kwezi kwa 9. Muranyumvira? Umwuka w'Imana ngo yaratera amubwira ati ngo bamaze kugera gute kwanzura ko umuntu agiye kugera ate gutaha mu kwezi kwa 9. Umwuka w'Imana ubu ku kwezi tugezemo si kwa 12 umwaka ntugiye kurangira. Urarangiye. Nimba umwaka ugiye kurangira ukwezi kwa 9 akaba korarenze, uriya muntu twabonye ejo cyangwa se ejo bundi. Ejo bundi uriya ninde twabonye Tisiye kandi twamubonye mu kwezi kwa kangahe kwa 12. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu Kimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Ihumure TV tubahaye ikaze, mwiriwe mwaramutse. Nitwa Mbabazi Redemptor, ngiye kubana n'umunyamakuru wacu, ndakeka nawe yabibwira akabanza akivuga uwo ari we. Ubu ndivura ntekereza ko abantu bamaze kumenyera hano ku Ihumure TV. Ni Valere nk'ibisanzwe, ahubwo wowe naguha ikaze kuko ngiye mbona ngende umusangwa hano, wowe uri umuntu mushya, nta meme mba ngomba kuguha ikaze. Niko bimeze. Ntabwo byoroshye. Asanga ari ngiye ntari nkuze. Bimeze bite se Redemptor? Sawa. Biracamo. Nanjye ndashima Uwiteka, nizere ko n'abadukurikiye bameze neza aho baherereye bose. Neza rwose. By'umwihariko abatarakora subscribe urumva bagenda batayikoze. Oya, ntabwo babidukora. Ntabwo babidukora. Ako kantu uvuze niko ntabwo babidukora. Biba byiza burya iyo urebye ikiganiro aribwo bwa mbere ukibonye kagikunda, ntugende udakoze subscribe nyamuneka, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nimba aribwo bwa mbere waba ukibonye byaba byiza abantu gakozeho hariya kabisa, kuko uraho amasegonda make cyane, ariko tukajya tubana umunsi ku munsi. Inkuru sose ari nshyashya kugira ngo tujye tugira dute, tujye tibahera ku murongo direct uhita uyibona ako kanya utarinze kugenda utinda ube mu bambere. Sibyo siko bimeze Redemptor? Cyane rwose. Uyu munsi rero ngo bimeze bite? Uyu munsi rero ukuntu bimeze, nzanye inkuru kugira ngo tuganireho. Ni inkuru imaze n'igihe, ariko by'umwihariko ndagira ngo uyu munsi tuze kuyivugaho. Hari impamvu turi buyivuge kuko habaye ku mugoroba w'ejo, ku mugoroba muri weekend plutôt, muri weekend habaye igiterane, ari nacyo cyampushinje kugira ngo iyi nkuru nze kuza kuyikoraho, kuko ni nk'ibitangaza byabaye kubona umugabo nka Tisiye. Mugabo bita Tisiye uramuzi se? Ndamuzi. Tisiye rero impamvu ngiye kugaruka kumugarukaho by'umwihariko nuko hari ibintu muri iki gihe gishize cyangwa mu mezi yatambutse, hari ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho bitari byiza, harimo guhanurirwa urupfu rwe mu kwa 9 kuba yakwitaba Imana mu buryo butunguranye. Byo birimo nabyo. Nabyo birimo, ari nayo mpamvu nanjye ngize gute nkoze iyi nkuru kugira ngo ngire nze kwitsa kuri umugabo bita Tisiye, ariko by'umwihariko muvugaho urumva ko nta kibagirwa umudamu wundi bita Mama Chance.
ubwo mba ndi kugenda mvunagura mu nkuru zanjye ariko by'umwihariko ndatangirira ku kantu gatonya nari ndi kumva hano ka pasiteri cyangwa se bishop cyangwa se revera pasiteri ntuza Paul Gitwaza amagambo yagiye avuga cyane yari koroshye cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga. Amagambo wakurikiye speech ye yavuze uyu munsi nayumvishe cyane ya trendinze cyane ya trendinze inkuru zose ziri ku ma YouTube ni Gitwaza ariko ndagira ngo playing amajwi yiwe y'akantu yavuze ariko nze kuza nkavugeho ariko siyo content yacu uyu munsi. Content yacu uyu munsi nayibabwiye no kuganira kuri Tisiye na Mamande na Mama Chance by'umwihariko. Tisiye umuvuze Mama Chance ahitaza kubera ko hari ibintu byinshi yari yamuvuzeho biremereye muri ukwezi kwa 9 kwatambutse ariko by'umwihariko tugashima Imana kubona Tisiye ubu ngubu ari umuntu muzima n'igihe bamuhaye cyo kwitaba Imana ataragize ate atarapfuye. Si ishimwe riremereye cyane ni ishimwe riremereye cyane rwose. Reka playing amajwi ya Apostle Dr. Paul Gitwaza nanjye nze nyitsaho cyane kubera ko Apostle Gitwaza hari ibintu bimwe yavuze by'ukuri ari nayo reality y'ibi bintu biri kugenda bivugwa muri iyi minsi cyangwa se mu pastor cyangwa abakozi b'Imana bari kurwanira amaranka. Nkoresheje amaranka ariko ubundi amaranka nkoresheje ijambo amaranka ariko amaranka by'umwihariko n'amapeti ahabwa mu gisirikare cyangwa se mu yindi mirimo ya leta harimo abapolisi harimo abasirikare na polisi bambara amaranka abandi wenda n'abacungagereza aba RCS nabo bambara amaranka. Impamvu mbizanyemo ni ukubera yuko hari ikintu kimaze iminsi kivugwa muri uyu mwaka dore ko turi ku mpera zawo. Abantu bose ugasanga bariyita amazina bakita abapasitoro abandi bakaba aba bishop abandi bakaba aba apostle bakaba proud yo kuba bafite ayo mazina bakayakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu kugira ngo bagire bate babashe kugira ngo abantu bose bajye bababona bavuge ati aba ni abantu bakomeye aba ni abantu barenze aba ni abantu b'abakozi b'Imana bitwaje ayo mazina cyangwa se ayo mazina bahabwa ngo ni bapotre ngo ni bandi ibintu nk'ibyo ayo maranka ayo maranka ngenda yisa maranka ariko reka tubaze tukumve then natwe tuze tugire iki tugakomantinga ho gatoya. Afata abana bize took sons who were educated abohereza kwiga he sent them to be studying bagaruka bitwa revera yicara munsi ya niwe wese haravuga ngo no ngo dufite abana bakoze reka ari bo bamarevera abirwanirira n'abandi bashumba bagenzi be bo banze bitwa barevera baravuga ati ngiye sinakwitwa revera afite abana bavuye kwiga Bibiliya bati nimugende mukomera bizatumye atabawe kajabika Stephen apotre kajabika no mu apotre ndiyigeze n'umunsi n'umwe asaba ayo matitre. Uyu mugabo ari kuvuga bita kajabika avuga ko ari data we Apostle Gitwaza akavuga yuko atigeze arwanira ayo mazina yo kumva yo koko yaba ati apotre cyangwa se bishop cyangwa iki ibintu nk'ibyo ariko we akaharanira yuko abo azamura aribo bagira bate bahabwa ayo mazina ati ntibyamubujije kubahwa kandi gukora umurimo w'Imana neza adafite iryo zina. Nawe nanjye rero nibyo bintu nshaka ko turi buvugeho mbere ko tuza kujya kuri ya content yacu cyangwa ya nkuru yacu idasanzwe turi buze kuvugaho. Reka mbenye playing iyi ngiyi bigikomeza then turayivugaho nyuma wenda turaza kumva cyane. Iki cyangombwa nuko yabarabatije abantu barakura mu mwuka nabo babagabo. He refused to be given a title and sent those who are coming from school to be given a leadership and he stood and he was read by his sons. Let's not fight for just call me my name Paul Gitwaza, that is enough for me. That is enough for me. If you don't call me, I will not lose my sleep over it, but if you call me, that's well. Murumva ko kantu? Yego. Aka kantu Apostle Gitwaza impamvu akavuzeho ni ukubera ko byagiye bigira bite bivugwa cyane. Bikagenda bigira bite bivugwa cyane n'abantu muri uyu mwaka uyu nguyu turimo ari kuri murasoza. Abantu bamwe utabita abapotre utabita abapastoro kikaba ari ikibazo. Kandi mu by'ukuri muri uyu mwaka niho hantu hagaragaye abateka mutwe benshi bitwaje amazina. Kubera ko n'inzego zaribo zagiye zigira zitama abantu muri yombi ari aba bishop ari abaki bose bagiye bakora amanyanga.
cyane. Muri iyi minsi rero icyo mvuga abanyarwanda tube maso dukanguke turebe. Nibyo. Turebe. Ntitugakangwe n'iki n'aya mazina. Nkuko Apotre abivuze Dr. Gitwaza. Ati ibi bintu ni ikibazo gikomeye cyane abantu bari kurwanira aya mazina kugira ngo bitwaze iki bumve yuko ari cyo kintu kizabafasha mu kugera kuri iki ku ntego zabo bihaye. Hari abayikoresha mu bintu bibi kugira ngo abantu bajye babona babizere yuko bitwa ayo mazina babakoresha iki mu kwizera bitwaje ayo mazina. Wenda n'abadukurikiye baraza kutubwira muri commentaire ariko ni ibintu byamaze kugira gute gufata indi ntera. Byamaze gukabya. Byarakabije. Wenda aha niho nari impereye kugira ngo ngire ze gukomeza kuri ya content yacu cyangwa se ya nkuru yacu yo kuganira ku mugabo bitatisiye na mama na mama Chance umuhanuzi. Ni mpamvu nabivuze n'umuhanuzi. Ni mpamvu ntangire kuri inkuru ya Apostle Gitwaza. Ntango nimba hari abaposo cyangwa se aba bishop abantu bagenda bitwa mu mazina. Sibyo nkuko mugenda mubumva cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga. Sibyo abantu bose barihaye ayo mazina. Hari n'abantu benshi bihaye izina ry'ubuhanuzi. Abantu bose bakaba proud yo kumva ko baba bahanuzi. Ninjye uzakora iki nzavuga ibintu biremereye nagira Imana bikaba nkavamo umuntu uremereye. Birase nabyo bimeze nko gutata Chance. Barabyiha kuba umuhanuzi nabyo barabyiha. None nimba abantu babyuka bakahita bihereza izina nga Apotre cyangwa ukihereza Bishop ukaryibatiza. N'ubuhanuzi urumva bitagendana. Ari niyo mpamvu tugiye kuzabona abahanuzi b'ibinyoma. B'ibinyoma biremereye. Impamvu uyu mama namugarutseho uyu mama ari we mama Chance nkuko amenyerewe kuri izi mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Uyu mama Chance impamvu namuvuzeho nuko yahanuye nawe agakoresha iki agakoresha ibintu ubungu abantu bari kwita ibinyoma. Avuga ku mugabo bitatisi. Ndaza kubumvisha amajwi ye. Nawe impamvu namugarutseho nuko ibyo yavuze bitigeze bigira biti bisohora. Wowe urashaka gukora ibitangaza ku muntu arwaye, wowe urashaka gukorera izina ku muntu urwaye. Urashaka kumukorera izina wowe ku muntu urwaye urembye. Birabyita gukina ku muntu, gukinira ku mubyimba w'umuntu. Ibi bintu ntago ari byo. Reka mbanze mbumvisha amajwi ye then turagaruka tugira dute tubivugaho tunakomeza ku nkuru yacu. Sibyo? Ariko by'umwihariko ntago ari ibintu bikwiye nyamuneka. Ubuhanuzi nyamuneka ntibugiye kujya guhanurira umuntu. Ujye banza ugira ute witonde. Hari igihe ugiye gukomeretsa umuntu cyangwa se gutumwe n'Imana. Hoya gutumwa n'Imana ibyo ngibyo byo ngo watumwe n'Imana. Abantu bagira Imana ko zitandukanye. Abantu bagira Imana zitandukanye ariko biba byiza buryo uje kuvuga ikintu uzi neza ko ufitiye gihamya kizaba. Atari ukuza gupfa kuvuga gusa. Reka nze praying amajwi namwe muri yumvira ibindi murabikuramo aho wenda muragenda mutubwira. Iby'abadokiteri n'imiti byananiranye aba ari byo banzanira. Ubwo rero ubwo buhanuzi bugaruka kuri tisiye. Imana yo mu ijuru irambwira ngo uburwayi arwaye si ubwo gusengerwa, ahubwo uburwayi arwaye buri mu miti yakozwe n'abahanga bakora imiti n'abadokiteri bashinzwe gukurikirana ubuzima bwa muntu. Imana irambwira ngo asabwa gukundwa urukundo rutuma abantu bitanga bakamuvuza kuko igisubizo cyo gukira kwa tisiye kiri mu Buhinde. Imana irambwira ngo Mwuka Wera gutatu butagatifu Imana gutaha no kubaho ntacyo bibwiye kuko tisiye yataha hakagira abandi isimbuza tisiye. Gutaha kwa tisiye ni inyungu z'Imana kuko yaba yejeje uwayo atashye, ariko twe ni igihombo mu isi. Mwuka w'Imana rero ari we twasigiwe nk'umufasha ku bwa Yesu Kristo waducunguye. Uwo ni ujya mu ijuru akareba imyanzuro yafashe akaza akayiduha, akareba imyanzuro yafatiwe kwa Satani mu bwami satanike akaza akaduha amakuru, akaza akareba uko turi mu isi akaduha amakuru. Uwo Mwuka Wera rero twasigiwe nk'umufasha yaragiye ajya mu ijuru areba umwanzuro wafashwe
arambwira ngo mu ijuru hafashwe umwanzuro w'uko aba bantu babeshye tisiye ko bamukunda iri torero yavukiyemo rikamurira rikamukuza rya ADEPR ngo tisiye ari mu maboko y'abamubwiye ko bamukunda n'iri torero ryamubyaye rikamurera ngo mu gihe badahagurutse ngo bamuvuze mwuka w'Imana arambwira ngo ijuru ryamaze kwanzura kumucyura muri uku kwezi kwa 9. Muranyumvira umwuka w'Imana ngo yaratera amubwira ati ngo bamaze kugera gute kwanzura ko umuntu agiye kugera ate gutaha mu kwezi kwa 9. Ubu ku kwezi tugezemo si kwa 12 umwaka ntugiye kurangira urarangiye nimba umwaka ugiye kurangira ukwezi kwa 9 ukaba korarenze uriya muntu twabonye ejo cyangwa se ejo bundi uriya ninde twabonye sitisiye kandi twamubonye mu kwezi kwa kangahe kwa 12. None se bivuze iki? Yatari abadukurikiye niba tubwira ibyari byo bivuze iki? Ubwo uwo muntu bavuze ko azatamu kwa 9 tukaba tubona mu kwa 12 ubwo buhanuze turabwita iki? Ubw'ikinyoma. Turabwita ubw'ikinyoma. Igihe kirageze kugira ngo abantu irondo ryivangure n'iki n'ibisambo. Mbabare gukoresha amagambo. Irondo ryivangure n'ibisambo rwose. Ukabona umuntu w'umumama w'uyu nk'umubyeyi nk'uyu uri kuza kubwira abantu buri teka nta kintu nukuza kuvuga urupfu rutu. Urupfu kweri. Imana ye yamutumye. Nibyo koko ushobora guhanura ibintu byiza abantu bose bakabona ko ibyo uvuze byari byo. Ariko reka tujye guhanura tugira dute tuvuga ibintu twizeye neza ko bizaba. Wewe wizana iterabwoba ngo uze kubwira iki abantu? Ubuhanuzi bw'iki gihe bwabaye iterabwoba. Kuza kumbwira ngo urantega iminsi uravuga ati ngo nzapfa ngo nzagira gute ngo buri iki dukunda guhanura urupfu bundi cyane gusumbya ibindi. Redem turabyumva gute? Ibibazo. Kubera iki abantu dukunda abahanuzi bakunda guhanura inusa? Bakunda byimfu cyane. Ati ndabona urupfu imbere yawe kubera iki urupfu ari cyo kintu gikunda kwiganza cyane mu bintu by'ubuhanuzi umundi. Nukoresha rya zina ryabo nyine kugira tubaramye tubinginge badusengere. Ebana rwose ariko nyamuneka muze kutubwira muri commentaire namwe uko mubyumva ariko murumva yuko ari nayo ya nkuru nahereyo kare ya Apostle Gitwaza arimo avuga ati uburyo abantu basigaye bagera bate barwanira amaranka yo kuvuga ngo mbe pastor mbe bishop mbe apostle kandi ibikorwa ari byo byagakwiye kutukira gute kuturanga n'ijambo ry'Imana kuri spreadinga kuri kwirakwiza ari byo ryagakwiye kugira gute kuturanga. Nibivuze yuko buriya n'abahanuzi ariko gatebo kabo muri iki gihe ko twagiye tubona ubuhanuzi bwinshi muri iki gihe. Umuntu atangiye kubigiraho ikibazo. Umuntu atangiye kubigiraho iki kibazo. Urumva ibyo bintu ukuntu bimeze? Mu gihe umuntu anura ibintu rwose ejo bundi ukabonye umuntu yanuriye ngo azapfuye mu kwa 9 ukamubonye. Uriya ni umuzimu cyangwa twabonye. Abantu ati uriya ni umuzimu cyangwa twabonye. Nk'ubu hari abantu bashobora kubona bamenye tisiye kuri bakagira ngo ni nk'umuzimu. Ariko tisiye ni muzima. Reka dushime Imana ko ari muzima. Imana iracyamufite iki mugambi. Iracyamufite umugambi uko hari by'ikimwifuza uko agomba gusoza mu rugendo rwe hano ku isi. Hari iki Imana imwifuza uko agomba kugira gute gusohoza hano ku isi. Subundi Imana ko ari igena urupfu. Ko ari igena urupfu. Abavuga ngo yabatumye ni bandi. Si uko yaza kose inaye ibasha kwisangira umuntu kamubwira. Ugira ngo nimba tisi yari wo gupfa ntabizi. Si uko kandi batari wo gupfa ugira byo ntabizi. Arabizi. Ariko murabyumva namwe. Ni ikibazo gikomeye. Katugome twumveho gake. Nyivuga ngo ntabaranemeye kukumvira. Wa mumotara kidukubita urumva makuru nayumvishe mbona bagiye kutugora. Ndavuga nti ntabara noneho ne. Ya makuru ya TC yewe yumvisha yagira atari kuri moto mwebe murumva iyo story ariko kukumvira Mana. Uranyuye koko nisigiye abana. Nungirira ubuntu kankura muri uyu muhanda. Simpagwe kuko numvaga nanjye ngiye gukora impanuka nkajya mu bitaro. TC yagapfa
mu kwezi kwa cyenda nanjye ntaha mu kwa 11 ndavuga ngo mana mbabarira nemeye kubivuga ariko sinisigira abana singenda igihe kitageze mu yandi magambo imana ntikangwa no kuducyura ngo itwezi ducyure ahubwo isi bihuye n'igihombo cyuko dupfuye dukenitse ariko imana ntigihombo aka kanya mama chance napfa aka kanya tisiye yapfa nkuko n'uwacu yagiye n'abandi baragiye n'abandi bazagiye imana mu bumana ifite ukuntu ibintu bigenze umurimo wayo ukagira gute ugakomeza ariko abana banjye babahombye isi icyayinzanyeho nayo ibihombye rero mu buryo bwo kwanga icyo gihombo natabaje imana irumva jowe nkimara gutabaza ibi nkubwira ni ibintu byambayeho yego nkimara gutabaza nagiye kubona mbona baratugonze bakitugonga ngihindukira biri byo nyine ibi byabaye yego uwo mumotari arahari mu gihe bakitugonga urabona nkuko bakubita ariko wabonaga bagiye gukubitaho ukuguru kwanjye kuri bakubita inyuma bakubise inyuma wa mumotari n'umugore yarahetse baba baraguye n'abari inyuma baraza barabagonga noneho umumotari abyuka ashaka kwirukanka kumbe dayimoni wa wundi winjiye mu mushoferi wagonze Theogene yinjiye muri motari aza dukurikiye ngo yongera tugonge mbwira umumotari ntirukanka utagize icyo ureba dore baradukurikiye ngo batugonge biba bimeze nka filime numvaga ari filime kweri filime neza ariko ni inkuru yatambutse ashize igihe kinini yikoze ariko namwe murabyumviye ko ibi bintu harimo n'ibikabyo hako ni ibiki undi yavuze ngo imana itamwica ngo yemeye kubivuga ni ibiki ni ibyo ko tisi yagiye gupfa aha ngo tisi ngo ni ibyo ko tisi nyine yaragiye gupfa akaba atarabitangaza ngo abivuge niyo mpamvu imana yari muteje icyo kigeragezo cyo kumugonga nyine moto ngo imukurikire ariko ngo ari imyuka mibi yongeye kugira ngo agire ate amwambura ubuzima imana yo kutangiye kuyishidikanyaho imana ya chance murumva rero abanyarwanda ibi bintu biteye icyo bita ubwoba pe biteye ubwoba ariko byamuneka tube maso tumenye ubuhanuzi bwa nyabwo n'ubuhanuzi bw'ikinyoma tumenye gutandukanya icyatsi n'ururo cyane ko abantu benshi baje kubitekeramo imitwe benshi cyane bamaze kuza kubitekeramo imitwe ari benshi reka nze nkumvishe rero sasa mwenyewe tisiye icyo nawe abivugaho cyangwa se uburyo ashima imana ko ubudeje butuvugana nubwo wagira bamutwe ku kagare ariko ni muzima biragaragara ko biranatanga ikintu cyo bishobora kuza oya ntige ko nuza uyu muhanuzi abivuga uyu mama chance akavuga ngo azakira unyibukije akantu keza akavuga atazakira ari uko agiye kujya hehe mu Buhinde sibyo ko bavuga ko azakira yavuze ko azakira agiye mu Buhinde ubu tukaba tubona yarakiriye naha ngaha nubwo akiri kugendera ku kagare wenda twizere ko azajya mu Buhinde nta wamenya da wenda ko kigendera mu kagare wenda ntarakira neza niko wenda ashobora kwita bivuga ariko hano turi kurwanya umurimo w'Imana ariko icyo tuba tugira ngo ni ukugira ngo tujye tuganira ku bintu biriho kandi tubiganire tugire ibitekerezo dutangaho n'abantu bagire bate bajye bakoresha mu bwenge bwabo kugira ngo bashe kumenya ibyiza cyangwa ibibi n'ibibashuka amenye kubitandukanya cyane sibyo nibyo ntitugakorere cyangwa ngo tube kwiterabwoba ahubwo nitwakire nitumenye neza abo turi bo aka kanya ushobora kwitaba Imana ariko biturutse ku mugambi wayo ari cyo gihe yaguhaye ari nacyo gihe yakugeneye sibyo ahubwo icyo nasaba nitubeho tugize dute turi mu bwoba dutunganye oya nitubeho dutunganye ariko nanone ntitubeho mu bwoba ngo ndahita mpfa ngo kuko umuhanuzi yagize ate yabimbwiye icyo tuzajya dukora ni iki ubuhanuzi niba umuntu agwanira nawe ujye ufata time yawe usenge umenye se ubundi by'umuhanuzi yambwiye nibyo Imana yo iranyifuzaho iki iragifuza ko ukiranuka ibyo birahagije niko bimeze reka twumve tisiye then inyuma turabivugaho gatoya twita tugira dute do closinga inkuru yacu y'uyu munsi akihagarika amaraso ariko bizashira mu izina rya Yesu yakoze ibya mbere n'ibindi zabikora baba bafunguyeho kantu bamara gufunguraho iyo kariho karuzura buri riganye ngo buri buho ryamaho naho ngaho ryama kazishyira amatera nkaryama ariko ndanezerewe ariko kandi ndanezerewe mutari mushaka mu mwitahiri ndanezerewe haleluya we
asuye twavugaga reka nsoreze hano ariko murumva ko yagize ate ngaranezerewe nuko amaze kugira gute hari igihe cyari cyarageze baramushize hehe kuri bombone ahumeka agira ate ahumekera mu byuma ariko ubu turashima Imana yuko kubu ngubu nibura basabasha kuvuga cyangwa se abasha kurya abasha kugira gute buri kintu cyose kuko naho narabyivugira ati ubu nge ndasura naryo nishimwe kuko ngide ngo ntabwo yarabizi neza ko nawe yashobora kugira gute kujya agereke akora icyo gikorwa ariko by'umwihariko reka tujye dushima Imana nyamuneka umuntu akiriho burya ahubwo se mugira ngo si inkuru nari mfite uyu munsi ngo tuyivugeho uyu munsi nashaka ko tuyivugaho numvisha hari muri komenti abavuga ngo imisatsi ikaraze imisatsi yanjye yabaye ikibazo ntibazi ko uri umusomaliya bamwe ngo nshyiramo ibintu ariko mu by'ukuri ntabwo ni umusatsi natirere ntawe bifite bihuriye n'ibyo bintu ntawe bifite bihuriye n'ibyo bintu byo kumbwira ngo nashyizemo ibintu nta musore wo gushyiramo ibintu mu musatsi nta musore wo kwitera ibirungo reka ibyo bintu ni umwe mu bantu ba mbere batizera ibyo bintu batizera iyo myitwarire cyangwa se iyo myemerere yo kubona umuntu w'umusore ugira ute ushyiraho amaherena cyangwa se ugira ibintu asiga mu musatsi ibyo ntusimbyemera ahubwo niko nteye n'umusatsi wanjye niko bimeze ngo ndi umusomali ariko nta kundi buri muntu wese aba afite uko abyumva ariko icya mbere ni uko njye ndi umunyarwanda by'umwihariko ntabwo ni hano navukiye kandi ababyeyi banjye ni abanyarwanda murakoze cyane rero mugira ngo ubundi mubonye iyi nkuru mwajya mugira mute muyisangiza abagenzi banyu kugira ngo babashe kuyibona biba byiza burya iyo tweretse ko nawe uhari ugatera komanteri cyangwa se ugakora like cyangwa share by'umwihariko hano tukajya tubana umunsi ku munsi 5 kwa 5 cyane murakoze cyane rero murakoze bareba iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe Beta Paints, best quality, best price, good services.